nkabona barahita noneho ariko uwo muhungu yazi impande yanjye akaganira yewe nubwo nge bamfashe umunsi umwe uwo muhungu niwe wangiriye inama njyewe najyaga mbona umuhungu aza hari undi muhungu wazaga w'umusore nkumva baravugana ngare umusore nzi bita Rusake yarabyinaga agira amabwiriza menshi ugomba kubahiriza ayo mabwiriza ndetse ntekereza ko hariho nk'abantu benshi bayifungura ariko ntibamenye amabwiriza ntibamenye ibyisaba Isunge TV kora like ukore subscribe maze ukore kukazogera maze ukomeze kurikirana ibyiza bita ku murongo w'Isunge TV. Yes, reka mbahereze ikaze kuri iyi channel y'Isunge TV. Nge nitwa Nsemana Jean Bosco, ndi kumwe na Iyarimye Bernard nyiri iyi channel Isunge TV. Abantu mwenshi mwari mumaze igihe mwumva ibiganiro bye, mwagiye mubona ubukwe n'urugendo runini cyane yaciyemo, ngira ngo channel ye araza kugenda tubwira n'igihe imaze. Nk'inshuti ye nahisemo kuza kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, dusobanurira abanyarwanda ndetse n'abari hanze yarwo agaciro ka YouTube channel n'akamaro kabyo, nimba byabyarira umusaruro, nimba byamutunga. Ibyo byose tugiye kubiganira na Iyaremye Bernard kugira ngo tubashe kubisobanukirwa. Iki kiganiro nikirangira uraza kuba ufite ubumenyi buhagije cyane bwo kuba nawe wabona YouTube channel, tuzabigufashamo. Ariko reka mbanze mwakire live ku Isunge TV. Ikaze. Murakoze, turabishimiye, twishimiye kubana namwe muri uyu munsi wa none. Nkuko bisanzwe ndi Iyaremye Bernard, nkuko mwari musanzwe mwunyumva ku Isunge TV, uretse ko njyewe ntago najyaga ngaragara, ariko uyu munsi wa none ubu nibwo ngaragaye ku Isunge TV. Najyaga mvuga rero ndi inyuma ya kamera, ariko uyu munsi bibaye ngombwa yuko nzagaragara ngo namwe mundebe, mumenye umuntu wajyaga bagezaho ibiganiro abereka abatumirwa bagiye batandukanye ariko we ntaboneke. Uyu munsi rero akaba aribwo ngiye ahagaragara, tukaba tugiye kuganira byinshi nkuko mugenzi wanjye Nsemana Jean Bosco abibabwiye. Ni byinshi tugiye kuganira bijyanye n'urugendo rurerure rwa YouTube nkuko yabivuze nyine. Ubwo ahasigaye aragenda mbaza ikintu ku kindi nsubiza, cyangwa se nanjye mubaza asubiza. Ariko tutari twibagirwa, tutari twajya mbere, nagira ngo mbwire umuntu ugeze ku Isumbwe aribwo bwa mbere akore subscribe, akore share ndetse anatere comment. Buriya hari abantu baba batazi subscribe, bomba tubivuga tubisubiramo inshuro nyinshi, bamwe bakaba batazi n'agaciro kabyo. Hari n'abatinya kuzikanda bitewe n'uburyo baba batazi ngo ese ninye kandi biragenda gute. Hari abo nigeze kumva bavuga ngo ayo mafaranga ngo mora nguha ngo mora nkanda nkora nkanda. Uyu munsi none na subscribe ndetse na share turaza kugira icyo tubisobanuraho, ariko by'umwihariko subscribe ndetse na like nacyo bihindura kuri telefoni yawe habe na gitoya, nko guflowing umuntu wiyemeje kuzajya umukurikira. Ni ikintu cyerekana yuko umuntu mwishimiye, umukurikirana, wiyemeje kuzajya ukurikirana ibikorwa bye. Ubwo rero akajambo k'agapfunsi kabanza ugakandeho niko like, noneho ijambo rihera iburyo ritangizwa na sana u ubajye ukandaho, biraza kuba byabaye. Yego, icyo nibagiwe. Oya, nibyo. Rego uri umuhanga, uri umuhanga cyane. Bigenda biza gake. None Iyaremye Bernard. Yego, ndakumva bwana Nsabimana. Uvuze ko mu minsi yashize yego utajya kugaragara kuri kamera. Ese ni iki kintu cyatumaga utagaragara kuri kamera ngo abafana bawe bakubone? Buriya rero iyo abantu bagitangira ni ibintu biba bivunanye cyane, ni ibintu biba bigoranye. Kwicara ahantu nk'ahangaho umuntu avuga, umva, ni ibintu biba bitoroshye. Usanga kugira ngo umuntu yirekure, kugira ngo umuntu ajye ahantu hagaragara avuge, akenshi na kenshi biramujena. Uzi buri umuntu wicaye kuri kamera bwa mbere, umva ndakubwiye ngo biramujena ku buryo bwose bushoboka. Ugasanga afitemo kwitinya, ntiyirekure, mbega ugasanga ni ibintu bitoroshye. Bisaba rero kubanza kubyitoza, ukabanza ukavugira inyuma ya kamera, ukavugira iyo, ugategwa. Ni byinshi biba bigoye. None Iyaremye Bernard, ndaza kukubaza ibibazo by'ingenzi kugira ngo umunyarwanda ndetse n'uri hanze yarwo abashe gusobanukirwa. Uyu munsi urugendo tugiye kuvugaho cyangwa se icyo tugiye kuganiraho ni ikijyanye na YouTube channel. Ese mu buzima busanzwe Bernard channel ni iki ku bantu batayizi?
cano rero buriya uburyo nayivugamo, cano ni akazi. Ni akazi umuntu akora, urayifungura, ukiyifungura nta bantu ifite bayikurikirana pe, kuko uri kumva birumvikana biba ari zero, ariko imikorere yawe, uburyo ugenda ukora nibwo buguha kugira ngo koko ihinduke akazi, kuko iyo itangiye kubona abayikurikirana, za subscribe twavuze, abatangira kuzikanda ba mbere baba bumvishe ibyo urimo uvuga cyangwa se ibyo ukora, bakumva ni byiza, bakumva barabyishimiye, bakiyemeza ko bazajya bagukurikirana. Noneho rero ni ukuvuga ngo cano rero ni umurongo uba ku mbuga zimwe, se za Google buriya? Ni Google ihagarariye izo mbuga muri rusange, n'izihagarariye. Kumva yuko mu minsi yashize Google bayiciye amafaranga menshi atabarika, bagendeye kuri ibyo bintu by'amacano cyane. Nk'uko bitubwiye mu ncamake, cano utubwiye ko ari akazi. Yego. Uyu munsi wa none umuntu utarabona akazi muri leta cyangwa udafite akazi, aramutse ahisemo kuyoboka inzira ya YouTube channel, havamo ibimutunga bikanamwambika akabasha no kwishyura inzu. Cyane rwose, cyane. Bisaba iki Berenari? Ikintu bisaba mu kwinjiramo, ugomba kwinjiramo wese utizigamye, ukumva ko ugomba kubigira akazi. Noneho mu kubigira akazi, uko ukora, uko abagukurikirana barushaho kwiyongera, niko nawe umusaruro ushobora kubonamo ugenda uzamuka, ukagera ku rwego rushimishije, ku buryo wumva ko utakwirwa ujya gushaka akazi ariko utari wageraho. Nakubwira ngo muri make nta kintu umuntu abona atakiruhiye, by the way. Ese urumva habamo n'urugendo byanze rurerure, ni rurerure. Ese ni nk'ibihe bicanege umuntu wafunguye YouTube channel ashobora guhura nabyo mbere yuko abona umusaruro w'iyo channel yafunguye? Ibicanege rero ahura nabyo, hanze hari ikintu bita abasitari. Uyu ugifungura channel, noneho abandi bantu bakunze kuyibaho, bakunda kureba YouTube, bakabona abantu baba bariho ibintu byinshi bikora, baravuga bati wa muhungu nawe yabaye umusitari, wa muhungu nawe abaye ikirara, wa muhungu abaye icyohe, ndetse ahubwo uvuga ngo kino bitangira rero umuntu abigushishikariza je wenda ukabijyamo. Iki nta zindi mbogamizi zirimo zikomeye kurenza izo ngizo kugira ngo umuntu washakaga kuyifunguza umunsi wa none cyangwa se n'uwayifunguye abe azi ibyo bintu? Imbogamizi zibamo, iyo umaze kuyifungura igira amabwiriza menshi ugomba kubahiriza. Ayo mabwiriza ndetse ntekereza ko hariho nk'abantu benshi bayifungura ariko ntibamenye amabwiriza, ntibamenye iby'isaba, ntibamenye ibyo bagomba gukurikiza, ndetse bagakora cyane bagashyiramo umuhati, yewe bakabona n'umusaruro, bakabona bararebwa, bakabona barakurikiranwa. Umusaruro wa YouTube bivuze ko ari ukurebwa cyane. Ni ryo banga rya mbere. Erega buriya n'indi business yose washinga niba wabucuruza, ibanga rya mbere ni umukiriya. Impamvu ndi kugenda nongera ngusubirishamo, yego, hari turi kugendera ku bantu bashobora kuba bagifungura YouTube channel. Nibyo ndiho. Ubu ngubu ndi kumva, ese kugira ngo ashyireho video bimusaba iki? Hari abantu badafite ubushobozi, ariko mwumvishe ko nababwiye ngo nkunda kuba ndi inyuma ya kamera. Icyo nicyo gikoresho cya mbere kibanze ukoresha wamaze gufungura YouTube. None se umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yagura kamera, kuko kamera irahenze, niyemerewe gutunga YouTube channel? Arabyemerewe. Ikintu cya mbere, ushobora gutunga YouTube channel, kandi mbere yo kugira ngo uyitunge ibanza gusaba icyo bita gufungura email. Wamara gufungura email, bagahita none bagufungurira channel ariko igendeye kuri ya email wafunguye. Ibyo birangiye ubushigaje gukora inkuru zawe z'ibyo wifuza kujya ushyiraho. Noneho mu kubikora rero niho ngiye kubasobanurira neza. Ushobora gukoresha kamera, ndetse ushobora no gukoresha telefone.
ibyo bikoresho uko ari bibiri byose birakora rwose kandi bigakora neza ibintu bikagenda neza. Yes, wenda umuntu akoresheje telefoni y'ibihumbi 20 yitwa Airtel Imagine ashobora gukora ku buryo yazahembwa na YouTube nawe agakirigita amafaranga. Birashoboka, ariko ikibazo kirimo ni kimwe. Bisaba ko ikintu ugiye gukoresha gitanga amashusho meza. Turiya telefone mu by'ukuri ntago dutanga ishusho nziza. None se yaremye Bernard utararenga aho ngaho. Hari igihe tureba inkuru zitarimo amashusho zifite amafoto gusa. Ziriya zo zikorwa gute se zo nta nyungu zizana nk'izo abafite amashusho bakoresha? Nayo zirayizana. No kuvuga ngo ziriya nkuru nazo zidafite amashusho wenda haba harimo ifoto imwe yonyine. Nabyo bizana umusaruro, hari igihe nabyo binakundwa rwose bikanazamuka. Nako si ukuvuga ngo hari igihe nabyo birakundwa biterwa n'icyo uri kuvugaho. Tujya tubibona no kuri channel yawe byarebye. Ahubwo noneho tugarutse inyuma gato, uramutse ufite iyo foto ushobora gukoresha na kaga telefone twavugaga kakabikora. Nako kabikora bigashoboka. Ubwo bivuze ko umuntu ufite smartphone iyo ari yo yose ashobora gufunguza YouTube channel yabikora cyane rwose. Okay, tumaze kugera ku cyiciro noneho cyo kumenya ugomba kuba tunze channel ibyasabwa. Ese nyuma yo kuzuza ibyo bintu na channel urayifite? Yego. Nzagenda urugendo rungana ute kugira ngo nangire kubona inyungu z'ibyo nakoze? Urugendo uzagenda rero navuga ngo ni nk'igerageza ubanza gucamo cyangwa se ni nko gutangira gutegura ahantu ugatera imbuto ugategereza kuzasarura. Ikibazo ndi kubaza ndacyumva ndagira ngo noneho iyo wamaze kubona ya YouTube yawe ikintu ugiye gukora no gutangira gushyiraho inkuru. Izo nkuru rero mu kuzishyiraho bigusaba urugendo ruvuga ko uzashyiraho ibintu uzashyiraho bizarebwa hageremo icyo bita a watch time. Watch time ni amasaha warebwe. Agomba kuba ari amasaha 3,000 cyangwa se 4,000. No kuvuga ngo buriya umwanya tumara turi kureba ama video kuri YouTube hari ahantu uwo mwanya ugenda ukirundira ukiyandika. Hari ahantu bigenda bikiyandika. Iyo ufite YouTube, iyo ufite channel hari indi application ushyira muri telefone nayo yungirizanya na ya channel ya YouTube yitwa YouTube Studio. Igufasha iki yo ngiyo? Niho ucekingira buri kintu cyawe cyose kijyanye na YouTube yawe. Niho rero bakwereka ayo masaha, bakakwereka subscribe ufite, bakakwereka amarayike ufite, bakakwereka amakomenti abantu bagiye bakwandikira. Hanyuma se nakugoye iyo wujuje ayo masaha 3,000 nicyo kintu cyonyine ubusabwa? Oya, nari nyikomeza. Iyo wujuje ayo masaha 3,000 cyangwa se 4,000 uba ugomba no kuba ufite subscribe 1,000. Ibyo byose ugomba kuba ubyujuje. Ushobora kuza subscribe 1,000 ufite watch time 3,000. Ibyo bakwemera gukora icyo bita apply. Kugira ngo applying noneho YouTube ibe yemeye yuko umufatanyabikorwa wayo. Ubwo kwa applying ni nko gusaba guhabwa uburenganzira. No gusaba guhabwa nuko uvuga ngo bakwereka ko ibyo bakwereka ko wageze ku gipimo runaka bashobora kukwakira. Icyo gihe ubasha kugenda ukicekinga ukareba ko amabwiriza yose y'ibindi bisabwa byose wabyujuje. Rero n'ibyo wabyujuje urapplying. Iyo umaze ku applyinga utegereza ko bari bugusubize cyangwa se ko bazagusubiza ko ibyawe byakiriwe. None Bernard iyo tuvuge turapplyinze uyu munsi none birakiriwe bazahita banangiza miliyoni zingahe bakinyakira? Oya, ntago ari miliyoni. Ni miliyari. Oya, ntago ari miliyari. Ahubwo icyo gihe ku musaruro winjiza ukiri kuri 0. Ubwo urugendo rwose waragenze? Urugendo rwose waragenze, ayo masaha washatse byose ubu ukiri kuri 0. Ahubwo noneho uwo munsi umaze apply bamaze kuyifata bamaze guha igisubizo uhita ukora icyo bita kumonetiza kuko uwabaye monetize. Video zawe ufiteho urazimonetiza.
iyo umaze kuzimonetiza umuntu waba agitangira kureba video wamaze kuyimonetiza iba yatangiye kubara. Arakoze Bernard. Hanyuma ibyo urwo rugendo rwose dusobanuriye rw'uburyo umuntu yafunguza tubicano ndetse kugeza naho atangiye ubwo tuvuye kuva ku ntangiriro tugeze aho yabaye monetize. Yego. Uwo munsi video yose bavuze ko itangira kubarirwa. Mbere yuko tuvuga amafaranga rero ibarirwa cyangwa se n'uburyo zigenda zinjizamo tujya no kubindi. Ibyo byose weho kurica ntiyawe urabyujuje? Ndabyujuje. Ukirigita ku ifaranga? Ya. Bernard, ni igihe kingana gute byagutwaye kugira ngo wuzuze ibyo bintu bisabwa? Byamagaza umwaka umwe. Umwaka. Kuri uyu munsi wa none muri uwo mwaka nta bihombo wagiriyemo ku buryo baguhaye amahirwe yo gusubiza igihe inyuma utabasha kongera kuyifunguza? Ntabasha kwifunguza. Umuntu yicuza ikintu akavuga ati kino kintu kisubiye inyuma sinakongera kukijyamo. Muri uwo mwaka wose ntabwo ubyicuza kuba warafashe umwanya wawe kuri YouTube hagashira umwaka wose? Oya. Ntago mbyicuza kuko mu kintu nashimira Imana yarancumbagije injyana neza. Ntago nigeze na applyinga inshuro zirenze imwe. Yego. Na applyinze nka saa 4 za mu gitondo, saa 5:45 za nijoro. Igisubizo bari bakimpaye bambwira ko nakiriwe. Uwo munsi wabyakiriye utabire narubonye message. Nkimara kwa applyinga nirirwaga ndebaho none baramura ngo bashobora kunyakira ngo bashobora kuzama igisubizo ngo hagati y'umunsi umwe n'ibyumweru 2. Ariko ngewe nkagera amatsiko. Noneho nararyamye ariko kuryama sinsinzire. Buri kanya nkajya ndebaho. Ngiye kubona mbona ibintu byaciyemo. Buriya hari ukuntu uvuga ngo wahanze amaso ikintu ngo uri burebe uburyo kiri bugende, mu kanya gato nk'ako guhumbya ntumenye igihe cyarangiriye. Nanjye nagiye kubona mbona byarangiye, mbona banyakiriye, nahise nserebura, mbwira twari turyamanye ndamubwira nti bya bintu byanjye biciyemo noneho monetize barayimpaye. Uryamanye n'umuntu? None se ntago ndarangiye nyine. Mwari muryamanye cyangwa mwari muraranye? Twari turaranye turi ku buriri bumwe. Ntabwo mwari muryamanye. Ngo nayo nshatse kumenya neza ibyo hari urimo izo saa. Mbabarira. Nta bindi bintu narindimo. Ntabyo. Uwo munsi rero barakwemerera barakubwira ati uhaye ikaze baranyemereye. Tugiye gutangira kuguha amafaranga. Ariko ikintu nakubwira hagati aho baravuga ngo nta mugabo umwe. Nubwo ibyo bintu nabigezeho rwose hari abantu benshi mfite bo gushimira bagiye bamfasha muri urwo rugendo. Umuntu akaza akambwira ati dore umuvuno umeze gutyo wakwitwara gutya. Umuntu akaza akambwira ati ibi nibi ntuzabikore. Ibyo bintu byose nibyo nagendeyeho kuko nkuko babimbwiye ndabyubahiriza. Ndetse mbere yo kuba monetize hari ubwo nuje ibipimo byo kuba monetize ariko cekinze ama video nari mfite nsanga harimo atagendanye n'amabwiriza ya YouTube. Ayo naragiye ndabanza ndayasiba, ndongera nsubira hasi, ndongera ndakora nshyiramo umuhati. Nibwo nongeye kugera kuri icyo gipimo. Ariko ngira amahirwe ibyo biba umwaka utari washira kuko uyu mwaka ushize za watch time cyangwa se amasaha wari ufite barabitwara ukongera ugahera kuri 0. Ibyo wenda nabyo tuzagenda tubigarukaho tuzaguhe n'umwanya ushimira abo bantu ushaka gushimira. Yego. Mu gihe Imana izaba ibigushoboje. Turagira ngo noneho tumaze kugera ku rwego rw'uko twemerewe guhembwa iryo joro waraye ubaye monetize. Ese noneho muri icyo gihe ukimara kubyemererwa amafaranga watangiye kuyabona nk'uko wari ubyizeye? Oya. Gusa wenda nagera ku mafaranga ako kanya nkimara kuba monetize nta nubwo nari nzi kumonetiza ama video. Bwarakeye ahubwo hari umusore w'inshuti yanjye. Uwo musore niwe nahise mbwira ko byaciyemo. Ndagenda nyereka uburyo bazimonetiza zose. Nahereye iruhande rumwe ndamonetiza. Ndetse ngera amahirwe nsanga nta nifitemo ikibazo nk'uko nababwiye ko nabanje gucekinga. Sigara ndwana no kuvuga rero ngo reka ndebe umusaruro nzajya ninjiza. Kwinjiza byaragoranye cyane kuri njye.
byaragoranye ariko wabigezeho. nabigezeho. Wenda ntago turi bwabashe kuvugira amafaranga winjije kuri YouTube, ariko se ugerageje ayo mafaranga wakiriye ku munsi wa mbere yaragushimishije? Narishimye cyane kuko nabonye ntangiye gukora, noneho hari ahantu banagiraho akantu uko bwije nuko bucya akantu kajyaho. Ni weho se ushobora kubishishikariza nk'abandi bantu batarabijyamo kuba babijyamo? Cyane rwose, cyane ntago nabura kubashishikariza YouTube rwose. No, nge nyita umubyeyi. Ninde we wagushishikarije kuza gufunguza YouTube channel? Byakabaye ngombwa ko mutsinda, no kuvuga ngo ariko reka muvuge. Wenda nyuze nko muri makeya, ndabanza se nuheraho hasi gake, nkabona barahita. Noneho ariko uwo muhungu yaza impande yanjye akaganira. Yewe nubwo nge bamfashe umunsi umwe, uwo muhungu niwe wangiriye inama. Ngewe najyaga mbona umuhungu aza, hari umundi muhungu wazaga w'umusore, nkumva baravugana ngarimo ngaramufasha kugira ngo apply, noneho ngo niyongera bazayifate. Nkumva barimo baravuga ibintu ngo ni za 1K, nkumva baravuga ngo ni za watch time. Ariko ibyo bintu nabyumva, numvaga ibyo bintu ntakikiri byari byo, nkumva ntazi byari byo. Ubuke rero, ariko ngewe ukuntu mbaho ndi umuntu ukunda kubona ibintu nkabyitaho, nkashishoza cyangwa se nkumviriza. Nkajya numva bavuga abandi bahungu binjiza, ariko uwo muhungu nkajya numva arimo aravuga ngo se ngo ibi bintu ngo ngewe ngo ngiye nahereye mana nge ngo byagiye binanira. Ndetse harimo n'uwo nzi wabikoraga, we wabivuyemo. Hari umusore nzi, ntago namutsinda, hari umusore nzi bita Rusake. Yarabyinaga, yageze ahantu hita mwibereshi, aremera umusazi, arirukanka agira ate, arakina biranga. Ageze aho ngaho aravuga ati mbego urabizi, ati ingofero ndayikuye, ibya YouTube mbivuyemo, ntago ari ibyanjye. Hari n'abandi benshi bagiye bagerageza nzi bikanga. Uwo muhungu arakomeza aragerageza, noneho ngeze aho nanjye musaba ko amfungurira. Aramfungurira, anyinjizamo neza, ambwira uko ibintu bikorwa, ndetse utuntu twinshi nagiye atunkorera, utuntu ntazi nagiye atunkorera buhoro buhoro. Ngeze kuri urwo rugendo, nawe yaje kugira amahirwe, apply iremera, ara applying amuha monetize. Twese noneho twari tujyana tugakora, ariko noneho ngewe nakoreshaga agatelefone. Nagize amahirwe muri iyo minsi narakubonye, ntago twakitaga telefone. Nta telefone. iPhone muri 10 na kangahe bari telefone irenze. Yego. Na buriya agaciro kayo kangana na kamera. Buriya se uwo muhungu niwe wagushishikarije kujya mu bintu bya channel? Cyane. Niwe wabinshishikarije, abinshyiramo rwose. Noneho nanjye birakunda, asanga nayo mfite ubushake bwabyo mbijyamo. None Bernard, ubu ngubu ku kwezi nawe ushobora kubikuza nk'abandi bo kuri YouTube, byibuze hakavamo amafaranga yakwishyura inzu. Ni rwo rugero rwo hasi mbashije kugura cyane. Wenda ntago ndagera ku rugero nifuza, cyangwa se ku rugero rubyibushye. Ariko rwose uko ni kujya kurangira, ntabwo kujya kurangira. Ariko byibuze ku kwezi havamo amafaranga yakishyura inzu waba mukabona ari nziza. Ibyo bintu ntacyo bitwaye cyane, birakunda. Bavamo inzu ya 50 cyangwa 40 cyane, ibyo birakunda rwose. Yes, ubwo ndi kugira ngo twagiye tuganira kugira ngo dusobanurire abandi bantu. Mwumvise urugendo rwa Iyaremye Bernard, uburyo yagiye acika intege, aho yakoreshaga telefone mwahumvise. Uyu munsi wa none turi imbere ya kamera yaguze. Ibyo byose ni ukwitegura gusarura ku rubuga rwa YouTube. Kamera nta kindi yayiguriye ni mwebwe kugira ngo ajye bakorera ibiganiro. Kuri uyu munsi wa none ibi turi kuvugira hano muri no kureba ntago ari ubuntu biri bwinjize, sibyo Bernard? Yego, biri turi kuvuga hano ntago ari ukubibona gutya tubivuga, biri bwaninjize. Nawe uri kubireba rero, uyu munsi ushobora kuba nkatwe tukajya duhurira mu biganiro nk'ibi ngibi bikakubyarira umusaruro. Mudamu, mugabo,
witegereza ngo uzabona akazi muri leta. Buriya hari abantu benshi baba barize ibintu nk'itangazamakuru ugasanga bategereje kuzabona akazi ku mateleviziyo cyangwa se ku maradiyo. Barahari benshi aho ngo nibwo bazahembwa, cyangwa se n'abagenda bakabahemba inica ntikize. Ese uwo muntu ashobora kuza agafungura YouTube channel akajya atangaza ayo makuru kandi akinjiza nkawo mushahara? Birashoboka cyane. N'ibindi byinshi by'ubwenge umuntu cyane bikamwinjira. Ngira ngo nshishikarize nano kurikirana iki kiganiro badutere comment. Ni ibisobanuro byinshi bashobora kutubaza, bashobora kutubaza tukazabasubiza. No kuvuga ngo by'umwihariko we wanyuzwe na kino kiganiro, mbere ye wakanze subscribe wamaze no gukanda like. Nimba wumva iki kiganiro cyakunyuze nawe ushobora kuyoboka iyo nzira ibyara amafaranga, ubyandike muri comment. Mubyandike musabe na nimero z'ababikora tubafashe, iyaremye azabafasha za comment zanyu basubize. Abenshi mujye munashyiramo nimero zanyu kugira ngo nk'uwabyifuje uhita umubona Bernard. Ni ukuvuga ngo ubyifuza cyangwa se umva yagira icyo atubaza, umva yagira icyo atubwira, cyangwa se ashobora no kutwungura n'inama wenda. Yandike comment ashyitemo n'inomero ye, cyangwa se nushaka ko yatuvugisha kuri dashboard hasi ari bubona ahantu haraba handitse inomero. Izo nomero nazo yazifata agahamagara tukabasha kuvugana, akadusobanura tukamusobanurira. Iyo umuntu ayihamagaye yitabwa nande? Yaremye Bernard. Ni wowe nyirizina. Ubwo rero n'abantu mwashakaga nimero ze mwari mwarazibuze ushobora kuzayiyambaza. Buriya hari ukuntu ujya ugira ikibazo cyasaga haba mu mudugudu cyangwa se n'ahandi wahohotewe. Itangazamakuru ni rimwe mu bintu bifasha abantu kumenyekanisha akababaro n'agahinda bafite, kandi by'umwihariko n'inzego zikita kuri icyo kibazo. Ngira ngo tujya tubona ibibazo byinshi bica mu itangazamakuru bikaba ariho bimenyekanira. Iri tangazamakuru iyo ritagusenye rirakubaka, sibyo? Ubwo rero ushobora no kuzahura n'utundi tuntu cyangwa se ukabona n'inkuru isamaje ugahita umuhamagara akaza yihuta agatwika, ako kanya rwose, ako kanya. Ubwo rero Bernard, nimba hari ikindi wageza ku bafana bawe wakibagezaho mbere yuko dusoza kino kiganiro? Ikintu nabagezaho ndabashimira. Ndashimira abantu badahwema kubana nanjye kuri umurongo w'Isumbwe TV, ndetse nkanashimira n'umuntu ushobora kuba aribwo awugezeho. Nawe mushishikariza ko tuzakomezanya muri uru rugendo rujyanye n'inzira yo kuri murandasi twita channel. Iyi channel rero akaba ari channel bita Isumbwe TV, imaze imyaka igera hafi muri 2. Ahantu igeze imaze kwiyubaka, imaze kugaragara neza. Tubibona kujyanye n'abasabo, ariko ese umuntu aba adakoresha YouTube channel cyangwa se adakoresha YouTube, ni uruhe rubuga rundi yakubonaho Bernard? Urundi rubuga? Imbuga nk'eshatu umuntu yagusangaho zitari? Ashobora kunsanga kuri WhatsApp. Ashobora no kunsanga kuri Facebook. Ashobora no kunsanga kuri Instagram. Izo zose ni imbuga nkoresha. Ibikorwa byawe se tujya tubona abandi bamamariza kuri TikTok, kandi niryo koranabuhanga cyangwa se ni muri social media, ni urubuga rukurikirwa n'ibihumbi by'abantu benshi cyane. Nago rugo urubaho? Oya, ntago ndagira TikTok. Ni icyo uteganya ku bafana bawe bashobora kuba bagukurikirana bakunda kubona ibiganiro nk'ibyo kuri TikTok? Kuri TikTok hari igihe abantu baba bifuza kugukurikiranaho utuntu nk'utwo tw'udukoryo twabaye mu kiganiro. Yego. Ni icyo bateganyiriza? Nabyo TikTok nayo ndi guteganya kuyifungura mu minsi mike rwose. Nzaba ndiho ngira ngo mbwira abantu wenda bashobora kunshaka kuri Instagram. Nta yandi mazina ni Iyaremye Bernard nk'uko babivuze, ndetse yari no kuri Facebook ni Iyaremye Bernard. Nomero za WhatsApp zo nk'uko nabibabwiye kuri dashboard hasi hepfo y'inkuru gatoya niho bari bubone inomero. Izo nomero n'ubundi ni za WhatsApp. Ni na gake wayihamagara ngo wenda wumve iciyemo. Izo nomero ni za WhatsApp. Ubwo rero umuntu urazibona aho azikeneye yanyandikira, nanyandikira ko ndahita mbibona.
Yes, arakoze cyane rero Iyaremye Bernard kudusobanurira ku kijyanye n'urugendo rwa YouTube channel. Nge nitwaga Nsabimana Jean Bosco ku Isumbwe TV Live. Nizere ko tuzasubira mu bindi biganiro. Iki ni kibanezeza, tuzakora n'ikindi tubasobanurire ku bibazo muri bwaze kuba mwabajije muri comment. Ntibibagirwe gukanda kuri ako gapfunsi ndetse na subscribe. Bye bye, mugire umunsi mwiza. Yego murakoze cyane, turabishimiye. Isumbwe TV, kora like, ukore subscribe maze ukore kukazogera, maze ukomeze kurikirana ibizahita ku murongo w'Isumbwe TV.